Haleluya nikomvuza impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto ibice 15. Dusome umurongo waho wa 26. Harimo umurongo mugufi uragira uti umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Twongere dusome, haravuze hati umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Amen. Uvuge cyane ngo amen. Ndagira ngo nihanganishe umuryango wa pasiteri, nihanganishe itorero kandi inshuti n'abavandimwe abari hano mwese, Imana nibahe imbaraga kandi bakomeze. Amen. Imana ihumurize imitima yanyu, ntabwo byoroshye muri ibi bihe, ariko kandi Imana yacu niyo igitanga ihumure, Imana yacu itugirire neza. Nashatse kubabwira ko urupfu narwo ruzakurwaho. Urupfu narwo ruzagira gute? Urupfu ruratubabaza, rukadutera agahinda, ariko narwo ruzakurwaho. Ibyo muri uyu mugoroba bimenye, nubwo ruteza amarira rugateza agahinda, ariko narwo igihe kizagera rukurweho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Urupfu rurababaza, rutandukanya inshuti, urupfu rutandukanya abantu, urupfu rutandukanya abavandimwe, urupfu rutandukanya abashakanye, urupfu rutandukanya ababyeyi n'abana babo, ariko ndagira ngo mbatangarize ko urupfu narwo ruzakurwaho. Ako gahinda kose ruteza, rwanateje muri uyu muryango rukagateza mu itorero, ndagira ngo mbabwire ngo urupfu narwo ruzakurwaho. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu itugirire neza. Nimuhumurizwe n'ijambo ry'Imana kandi mukomezwe naryo. Isi turimo ni isi yuzuyemo umubabaro, urupfu ruraza rukatubabaza, ariko narwo ruzakurwaho, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritwereka kandi ko urupfu rugera ku bantu bose, ntabwo rujya rutoranya, rugera ku bantu bose. Ejo ruba ruraha, ejo rukajya ahandi. Abakijijwe nabo barapfa, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko iki jambo rivuga ku bakijijwe ko byitwa gusinzira. Burya ntabwo baba bapfuye, ahubwo baba basinziriye. Mama Fisi arasinziriye kandi igihe kizagera akanguke. Bibiliya itubwira mu Migani ibice 14, iravuga ngo ariko umukiranutsi, abakiranutsi ngo baba baruhutse. Mu bice 14 biravuze ngo umukiranutsi abaruhutse. Buriya umukiranutsi araruhutse. Uyu mubyeyi Mama Fisi araruhutse, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Kandi aho baruhukiye, igihe kizagera bakanguke. Arasinziriye, igihe kizagera akanguke. Igihe kizagera akanguke, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Niyo mpamvu rero dukwiriye guhumurika tugakomera. Nubwo umukiranutsi urupfu rumugeraho, ariko rutandukanye n'iyo rugeze ku muntu utari umukiranutsi. Ijambo ry'Imana tubwira ko umukiranutsi w'abasinziriye, ariko abantu batubaha Imana urupfu iyo rubagezeho bari muri uyu mubiri abatandukanye nyine nabo babanaga. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ko n'umuntu ukiriho ugihumeka hari igihe agenda ariko asa n'utariho. Babyita ko icyo gihe umuntu aba asa n'upfuye ariko ahagaze. Ariko umuntu wamenye Imana ntajya apfa, arasinzira. Atandukanye n'abataramenya Imana.
niyo mpamvu hari ibyiringiro by'uko abizera Kristo basinziriye, igihe kizagera ubwo Yesu azaza bazakanguka, kandi nibakanguka bazakangukira kunezerwa iteka n'iteka ryose. Imana yacabwa icyubahiro. Mama Fisi rero arasinziriye, yakoreye Imana aba umudiyakoni ushimwa, yitaye ku itorero ry'Imana, yita ku murimo w'Imana. Imirimo yakoze ntishobora gusigara, buriya yo iramuherekeje. Imana yacabwa icyubahiro. Ntabwo rero buriya arasinziriye, bitandukanye n'ibyo abatizera Imana. Imana yacu tugire neza. Yesaya yavuze ijambo rikomeye mu bice 25, yaravuze ngo urupfu azarumira bunguri. Uru rupfu mubona rutubabaza, igihe kizagera Imana irumire bunguri. Kandi ijambo ry'Imana katubwira ngo izahanagura amarira yose ku maso twarize tukiri muri iyi si. Imana acabwa icyubahiro. Muryango nimukomere, torero nimukomere, Imana dusenga izahanagura amarira yose turira muri iyi si. Uyu mubabaro, akagahinda, iyi ntimba mu bana, yewe no mu babyeyi no mu nshuti, igihe kizagera Imana ihanagura abantu amarira ku maso baririye muri iyi si. Pasiteri mukozi w'Imana, ihangane kandi ukomere, igihe kizagera Imana ihanagura amarira ku maso twaririye muri iyi si. Kandi biratubwiye ngo urupfu rutubabaza, Imana ishimwe ko abasinziriye bazakanguka, kandi Mama Fisi yakoreye Imana azakanguka. Imana acabwa icyubahiro. Ndibuka imirimo ye turi muri Dusenyi, ndibuka imirimo ye muri Giheka, ndibuka imirimo ye muri Batsinda, ndibuka imirimo ye mu itorero ry'Imana. Mama Fisi arasinziriye, azakanguka, kandi azakanguka hamwe n'abera bose. Haleluya! Ubwo Yesu azahagarara ku bicu, Mama Fisi azakanguka, kandi nakanguka azakangukira guhembwa, kwambara amakamba, kwambara ingororano z'imirimo yose yakoze akiri hano mu isi. Nimwe y'Ibatsinda, nimwe yo muri Dusenyi, nimwe yo kwakira abashyitsi ntizasigara. Imana acabwa icyubahiro, kuko imirimo abera bakora bari muri iyi si ntabwo izasigara. Igihe kizagera abayikoze yaherekeje bongere bazuke, kandi bahabwe ingororano z'ibyo bakoze. Imana acabwa icyubahiro. Kandi si byacu yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami wabo. Bibiliya yavuze ngo umwuka aravuga ngo ye, ngo baruhuke imihati yawo, imirimo bakoze ijyanye nabo ibakurikiye. Bibiliya yatubwiye ngo baruhuke imihati yawo. Reka mbabwire abari hano, muri iyi si nta buruhukiro buhari. Iyi si ni isi y'amarira, iyi si ni isi y'imiruho, iyi si ni isi y'intimba, iyi si ni isi y'amaganya. Ariko Mama Fisi aho araruhutse. Imana acabwa icyubahiro. Biravuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wabo. Umwuka naravuga ngo ye, abiteraho kashe ngo ye, baruhuke imihati yabo, baruhuke imiriho yose baruhiye muri iyi si, kuko igihe kizagera bakasanganira umwami. Imirimo bakoze izajyana nabo ibakurikiye. Imana acabwa icyubahiro. Ubwo Mama Fisi azazuka, cya gikoni yajyagamo azacyambarira amakamba, babashyitsi yakiriye azabambikirwa amakamba, imirimo yose y'ubudiyakoni yakoze azayiherwa ingororano. Nimuhumure nubwo bibabaje torero ry'Imana. Yemwe bana nimukomere, Imana ibakomeze. Nta wababuza kurira, nta wababuza kubabara, ariko Imana nibahumurize kandi Imana ibakomeze. Mama wanyu araruhutse, yakoreye Imana, kandi imirimo yakoze ntisigaye yo muri Batsinda, ahubwo iramuherekeje. Imana acabwa icyubahiro. Biratubwira ngo abera bazazuka basanganira umwami mu kirere, kandi na Mama Fisi arimo, yakoreye Imana neza, imirimo yakoze iramuherekeje. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo ayo niyo makamba, izo nizo ngororano umuntu wese azahabwa, wakoreye Imana azahabwa nazuka asanganira umwami mu kirere. Imana acabwa icyubahiro. Pawulo yandikiye Abaroma ababwira ijambo ryiza cyane, arabwira ngo nta muntu n'umwe uriho kubwe, aravuga ngo kandi nta n'umuntu upfa kubwe, aravuga ngo nimba turiho kubera Imana. Abari hano mwese nta muntu n'umwe uriho kubwe, abari aha ngaha
nta n'umuntu n'umwe upfa kubwe. Yaba habagaho imbaraga z'amaboko y'abantu, mama Fisi twamugarura. Yakoreye Imana neza, yitaye ku itorero ry'Imana, yaraye amajoro arimo arwana ishyaka ryo kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ariko kandi ahwaraguwe neza kuruta muri iyi si. Imana yacabwa icyubahiro. Biratubwira ngo nta n'umuntu upfa kubwe. Aravuga ngo nimba turiho kubw'umwami. Aravuga ngo kandi nimba dupfa kubw'umwami. Aravuga ngo ku cyatumye Kristo apfa akazuka ngo ni ukugira ngo umwami w'abapfuye kandi abe n'umwami w'abazima. Imana yacabwa icyubahiro. Uyu mugoroba Kristo umwami wacu ni umwami wa mama Fisi kandi ni n'umwami wacu. Uyu mwanya umwami wacu Yesu Kristo wazutse mu bapfuye uyu munsi ni muzima, ni umwami wa mama Fisi kuko yaramukoreye kandi ni n'umwami wacu twese abari hano. Bibiliya tubwira ngo ku cyatumye apfa akazuka ari ukugira ngo umwami w'abapfuye kandi abe n'umwami w'abariho. Imana yacabwa icyubahiro kandi Imana yacu itugirire neza. Bibiliya tubwira ijambo rikomeye cyane riri mu Byahishuwe, riravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso abera, imiryango, inshuti turirira muri iyi si. Imana yacabwa icyubahiro. Aravuga ngo kandi urupfu ntabwo ruzabaho ukundi. Reka mbabwire, uru rupfu ruratubabaza none, ruradutera agahinda none, ariko ntiruzabaho ukundi. Imana yacu itugirire neza. Twasomye ijambo ritubwira ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ngo ni urupfu. Nagiye numva baririmba bagahimba indirimbo ngo urupfu si umwanzi, ngo ni intumwa y'Imana. Icyo Bibiliya imbwira bwe ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ni umwanzi. Aratubabaza, adutera agahinda, adutera amarira, ariko kandi nawe azakurwaho kuko Uwiteka Imana azarumira bunguri. Imana yacabwa icyubahiro. Azarumira bunguri kuko niko ijambo ry'Imana yatubwiye. Imana yacu tugirire neza. Niyo mpamvu rero mbabwire ngo nimukomere torero ry'Imana. Imana ibahumurize. Bene data muri aha ngaha, Imana ibakomeze kandi muryango Imana nibongerera imbaraga. Mukozi w'Imana, ntabwo urupfu ari igihano, oya, nubwo bigaragara ko ariko byari byarateguwe, ariko igihe rutubayeho ntabwo tuba twakoze ibibi, oya, ahubwo ni isaha y'Imana ibigeze. Ni isaha y'Imana yari igeze kugira ngo Mafisi atahe. Uyu munsi wa none araruhutse kandi igihe kizagera ahabwa ingororano z'imirimo yose yakoze muri iyi si. Imana yacabwa icyubahiro. Negereza gusenga Imana, ndagira mabwire ngo nimukomere. Imana ikomeze imitima yanyu. Imana ihumurize buri wese. Imana isubize buri wese intege mu bugingo. Urupfu ruzakurwaho. Ruratubabaza, rudutera agahinda, ariko narwo ruzakurwaho. Ndagira mabwire ngo mama Fisi araruhutse. Aho ari ntiwanamugarura ngo byemere, ntiyanabikwemerera. Yamaze kugera heza hatandukanye naho twebwe turi. Aho ari ntibapfa, aho ari ntibarwara, aho ari nta bitaro bihari, aho ari nta mpanuka zihagera, aho ari aratuje, ari mu mahoro. Namwe nimutegereza aho abera bose bari bateraniye. Njye nibaza ibintu bikomeye cyane, nkavuga ngo aho abera bagiye batahira nta n'umwe uragaruka byibuze ngo aze. Kubera iki? Baguwe neza, baranezerewe, bari mu munezero. Ariko biri gitwereka neza ijambo ry'Imana icyo rivuga. Riravuga ngo ntabwo bahabwa ingororano ngo keretse natwe tugezeyo. Buriya rero baradutegereje, niyo mpamvu bari hano dukwiriye guhora turi maso, ugatunganya umutima wawe. Mama Fisi yaratashye, ariko kandi ninde uri inyuma? Ni ngewe, ni wowe. Bera amaso ubugingo bwawe, bera amaso umutima wawe, tunganya ubugingo bwawe, wite ku iherezo ryawe. Bibiliya niko itubwira ngo iyo baba abanyabwenge bamenye ibi, bakwitaye ku iherezo ryabo. Imana yacabwa icyubahiro. Bana, mwakundaga Mama Fisi mubyeyi wanyu, kandi natwe twaramukundaga cyane, muramukunda cyane, ariko urukundo mukunda Mama Fisi, mukunda mama wanyu, nta kindi cyarugaragaza, ni ukwihana mugashyira ubugingo bwanyu mu Mana, mukishyira muri Kristo Yesu kugira ngo muzabane na mama wanyu. Bwa butumwa yababwiraga, rya jambo yababwiraga, za ndirimbo yabaririmbiraga, yamaze kugera
aho yababwiraga mu bwami bw'Imana. Namwe rero niba mwamukundaga mutunganye imitima yanyu, mwiboneze kugira ngo umwami naza muzabone mama wanyu. Nta yindi nzira yo kuzabana na mama wanyu nuko mwihana, umuntu wese akareka ibibi, Imana yacabwa icyubahiro. Namwe mwese abari hano mwakundaga mama Fisi, mwakundaga pasiteri wacu, twese turamukunda. Nta yindi nzira yo kuzabana na mama Fisi nuko umuntu wese atunganya ubugingo bwe akabwira Imana ngo Mana nyemera weze ubugingo bwanyu, nanjye ngira ibyiringiro byo kuzabana na Yesu, ariko kandi no kuzabana n'intwari zavuye muri iyi si. Imana yacabwa icyubahiro. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze imitima yanyu, kandi Imana ibe mu ruhande rwanyu, kandi Imana ihumurize buri wese uraha, isubize intege mu bugingo bwanyu, kandi ibambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbasabe muhaguruke mu myanya yanyu dusenge Imana. Dusenge Imana. Urupfu ruzakurwaho, ruratubabaza, ruradutandukanya, ariko ruzakurwaho. Ariko nayo mabwire ngo uyu munsi ruracyahari, ruracyahari. Na nyuma y'iyi mpanuka habaye n'izindi zitwara abandi. Hagarara uri dusenge, shyira ubugingo bwawe mu Mana, ita ku iherezo ryawe, bera amaso umutima wawe ubugingo bwawe, kugira ngo ubwo Yesu azaza azasanga warabereye amaso ubugingo bwawe. Ukunda mama Fisi, waramukundaga cyane, uranababaye cyane, uri inshuti ye y'amagara, ariko tunganya ubugingo bwawe kugira ngo uzabane n'uyu mubyeyi wakoreye Imana neza. Ita ku iherezo ryawe. Ndagira ngo dusenye Imana muri uyu mwanya, ubwira Imana ngo Mana uyu mugoroba unjyambike imbaraga, kandi ubugingo bwanyu ubuye kuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi Imana igufashe wite ku iherezo ryawe ugihumeka, kandi Imana igufashe kugira ngo ubugingo bwawe mu Mana. Imana ikomeze uyu muryango, Imana ikomeze itorero, Imana ikomeze abari hano mwese, ariko kandi tunamenya ngo urupfu narwo ruzakurwaho, urupfu narwo ruzakurwaho, kuko Imana ifite ububasha bwo kuzarukuraho. Imana acabwa icyubahiro. Dusenye Imana, dusenye Imana, dusenye Imana muri uyu mugoroba wo kwibuka ubuzima, wo kwibuka imibereho, wo kwibuka imirimo y'umubyeyi wacu, kandi yo kuzirikana buryo ki yakoreye Imana. Nawe uri aha ngaha ushyira ubugingo bwawe mu Mana, kandi ufata icyemezo ubwira Imana ngo Mana undinde kuzasigara, undinde kuzabura ubugingo, ahubwo ume kuzabana na mama Fisi wakiranukiye Imana na Yesu umwami wacu wanesheje urupfu. Imana acabwa icyubahiro. Dusenye Imana turambuye ibiganza byacu, tubwire Imana ngo Mana ni wowe ukwiriye gushyirwa hejuru, kandi ubugingo bwanye muri kukurambura ikiganza ni ikimenyetso cyo kugaragaza ko ukwiriye kuba umwami w'ubugingo bwanjye. Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, uri Imana uyu mugoroba ntuhinduka, kandi abari hano twese duteranijwe no kwibuka no kuzirikana ubuzima bw'umujakazi wawe wacyuye. Turagushimira ko abari hano twese dukwiriye kuba maso, tukabera amaso ubugingo bwacu. Abari hano bose rero baye kubera amaso ubugingo bwabo, kandi umuntu wese yite ku iherezo rye. Kandi Imana turasenze kugira ngo ube mu ruhande rw'umuntu wese. Komeze mwami abagaragu bawe, komeza abaja bawe, kandi uyu muryango usubize intege mu bugingo bwabo. Humuriza umukozi wawe, ni wewe wenyine ufite ihumure ritandukanye n'iry'abana b'abantu. Ariko turagusabye Mana kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zibane nabo, kandi zikomeze zibahumurize, zikomeze zibe mu ruhande rwabo. Urakoze rero Mana, abari hano bose bahumugisha, kandi bakomereze mu ijambo ryawe. Turagushimira ko ufite imbaraga, kandi uri umwami uri hejuru y'ibintu byose. Komeza ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahumugishe.